طولا وعرضا من آثار الموج الشديد nukuvuga iryo furo riba rirerire cyane kandi ryagutse bitewe n'umuhengeri uba waje ugakubita amazi akazana ifuro ryinshi. فلو كانت الذنوب مثله لحطت عنك. iyo wasomye iyo dua kabone nubwo iryo furo ibyo byaha byaba bingana n'iryo furo Allah abikuraho. tukaba tugeze ku cyicaro cya 13 al-majlis thalith ashar, icyicaro cya 13. umwanditsi rero akaba yarashyizeho isomo ryitwa tasbih 100 marra, kuvuga tasbih inshuro 100. ngira ngo dutangira iki cyicaro twagiye tureba adhkaru sabah na masa ariko muri rusange. noneho umwanditsi ahisemo iyi tasbih 100 marra tukaba turi wiganireho ku burebure, tukaba turi uyungukeho byinshi. umwanditsi hafidhahullah aratubwira atangiza na hadithi yakiriwe na Abu Hurairah agira ati an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, biturutse kwa Abu Hurairah Allah amwishimire aratubwira ati qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana amahoro n'imigisha bimusakareho aragira ati man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marra, umuntu uzavuga ati subhanallahi wa bihamdihi inshuro 100, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, azahanagurwaho ibyaha bye byose kabone nubwo byaba bingana n'ifuro ryo ku nyanja. inna min fadlillahi, mu by'ukuri bavanywe Islam, mu bwiza cyangwa se Allah mu buhambare bwe n'ubuntu bwe atanga ku bagaragu be, wa karim ataihi, ndetse no kukomeza kugabira abagaragu be, an yakuna al-amalu salih, nuko yafashe igikorwa gitunganye cyangwa se igikorwa cyose gitunganye, jamu baina amrayn, akagihurizaho ibi bintu bibiri tugiye kureba. huma min ahammi al-asbab lilmawadhiba alayhi, noneho ibyo bintu bikaba imnandaro yuko habaho byinshi twunguka nk'abantu. awwaluhuma al-yusri was-suhula, icyambere nuko igikorwa cyiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala twakora Allah kaduhemba yabanje kubyoroshya akigira igikorwa cyoroshye cyane. nukuvuga ngo yafashe igikorwa twakagombye kungukaho aracyoroshya cyane ku buryo kugikora byoroshye cyane. wathanihima, icyakabiri azmul ajr, arangije icyo gikorwa cyoroshye cyane kugikora agiha ibihembo byinshi, aragitubura ku bihembo. wahuma mutawafirani fil hadithi sabiq, akaba ari nabyo tugiye kureba muri hadithi twabanje gusoma hano ruguru. akhil karim, muvandimwe munyacyubahiro, baina yadayka hadhihi alhadith alazim, nyuma yo kubona iyi hadithi imbere yawe, iyi hadithi hambaye, wa huwa ghanimatu azima, ifite ibihembo bihambaye, yasira kandi byoroshye, wa hiya la ta'khudh minka juhdan wala waqtan ghayra daqiqatayn, ntabwo ishobora kugufata umwanya munini cyangwa se imbaraga usibye iminota 2 gusa, takriban hafi iminota 2. فهل يتأخر أحد عن مثل هذا أو يعجز عنه؟ ese umuntu yakererwa afashe iminota 2 akavuga subhanallah wa bihamdihi inshuro 100 iminota 2 yonyine, cyangwa nukurambirwa cyangwa se kudakora ibi ngibi? lakinnahu tawfiq, ariko kubera ko tuzingaye cyane, ibi bisaba kwemererwa na Allah subhanahu wa ta'ala, guhabwa tawfiq. igikorwa cyiza kugikora ni tawfiq min Allah, aw al-hirman, cyangwa bitewe n'ibyaha ufite ukabura iki, ukabura amahirwe yo gukora ibikorwa byiza muri iminota 2. fakun min ahli al-qism al-awwal, bamubanu bakagombye guhabwa tawfiq min Allah,
wahumul muwaffiqun, ni ukuvuga bamwe Allah yoroheje yanashoboje gukora ibi bikorwa bamuri abo ngabo. Wahdhir an takuna min alqismi athani, unitonde unagendere mbese ubemenge utagwa muri iki gice cya kabiri, wahumul mahrumin, ari babandi noneho babuzwa gukora ibyiza bitewe n'ibyaha bafite. mbere na mbere zabadul bahri almadhkura fi alhadith alsabiq madrab almithlu fi alkathra. iyi zabad, iri furo ryo ku nyanja ryavuzwe bavanywe Islam, ifuro ntiwaribara, ugiye ubara turiya dupirizo turi mu furo ntiwatubara ngo uduheze. kandi noneho byavuzwe zabadul bahr, byavuzwe mu bwinshi. wa huwa ma yakunu fi jawanibil bahr, kandi iryo furo ni irya rindi riba riri ku nyanja. abantu batembereye za Tanzania za hehe, ngira ngo murabizi, abantu bagiye mu biyaga bigari, wenda no ku Kivu, Allahu a'lam, sinzi nimba wenda iryo furo ribasha kugaragara. ariko abantu begereye inyanja bagiye i Burundi bakageza Uganda bakegera inyanja ngari, iryo furo bararizi, bararibona. طولا وعرضا من آثار الموج الشديد, ni ukuvuga iryo furo riba rirerire cyane kandi ryagutse bitewe n'umuhengeri uba waje ugakubita amazi akazana ifuro ryinshi. فلو كانت الذنوب مثله لحطت عنك, iyo wasomye iyo dua kabone nubwo iryo furo, ibyo byaha byaba bingana n'iryo furo, Allah abikuraho. umwanditsi hafidhahullah akatubwira ati hawil, gerageza, عندما تقول هذه التسبيحات, igihe uvuze iyi tasbihat cyangwa se uvuze subhanallah wa bihamdihi, an ta'qidaha bi anamilik, gerageza niba uyivuze uyiteho kugira ngo uze kubabarirwa ibi byaha. hatta takuna hadhihi anamil shahidan laka inda Allah yawm alqiyamah, kandi nanone uyiteho unayibarishe n'intoki zawe, uyibarishe anamilaka, izi ntoki zawe, kugira ngo no ku munsi w'imperuka izi ntoki anamilaka zizaze ku munsi w'imperuka ari umuhamya, zirimo zirabengerana kubera ko wavuze subhanallahi wa bihamdi. bivuge unakoresha ururimi, hadha al-amal huwa min amal al-lisan, kubera ko ibi bikorwa, iki gikorwa tujye kuganiraho ni igikorwa kenshi kibanda ku rurimi rw'umuntu. wakam huwa jamil an yajtami ma'a amal al-lisan amal al-qalb, ese noneho ni gute byaba bisa, byagira uko bingana agaciro gahambaye kuba wabikora ku rurimi rwawe no ku mutima wawe biriho uri kubitekerezaho. fahuwa a'la darajati dhikri, ibyo nibyo noneho biba bifite, ni ukuvuga ni urwibutso, ni ukora zikari zihambaye kurusha izindi, kuba wakora zikari noneho ukaba wabisizeho n'umutima. wa afdaluha, kandi ni azkar ziruta izindi. fahawil an ta'mal at-tasbih inda qawluka li hadha adh-dhikr al-'azim, gerageza mu gihe uvuze subhanallahi wa bihamdi unabitekereze. umwanditsi nawe agakomeza avuga ati ihris ala nashri hadhihi adh-dhikr al-yasir, si nibyo gusa nibirangirire hano, gerageza ubyagure ubisakaza ahantu hose. dufite za stati, dufite abavandimwe, dufite amagrupe, tubishyiremo abavandimwe bafayidike kuri ibi bintu. wa amthalihi al-umum an-nas, ndetse tubigeze ku bantu muri rusange benshi. hasbu qadratik, bitewe wenda n'uburyo ushoboye n'abantu ushoboye, mbese ugerageze kubigeza aho ushoboye ku bantu hose. hanyuma mutahaddithan, wabiganira ukabibabwira, au mursilan, wakohereza message, au mukatiban, cyangwa se wabyandika. wala tas'am wala tamil, ntuzarambirwe ndetse ntuzanacike n'intege kuri ibi bintu. falaka mithlu ujurihim, kubera ko nubikora umuntu uzabikora akagukuraho iyo hadithi, uzagira ibihembo nk'ibyo yagize, nk'ibyo yayikoze
nukuvuga nawe uzavanwaho ibyaha bingana n'ifuro ryo ku nyanja, kubera ko wakoze wabisharinze, umuntu arabikoze, Allah kuvanaho ibyaha bitewe na mugenzi wawe babikurikiye. Intamakanta fi sabah, nibi nagushobokera noneho mu gitondo ubyutse, wa fil masa cyangwa se ku mugoroba, ba'da al-'asr, an taqula hadhihi tasbihat al-100 faf'al. Nibi gushobora kera igitondo n'ikigoroba kubikora nkuko twabisanze muri azkaru sabah na masa, iyi dua y'umwihariko uzabikore, fa huwa min 'azimi at-tawfiq, uko nguko Allah aba yagushoboje bimwe bikomeye cyane. حيث ورد الحث عليها في صباح، كبيركو والمساء، كبيركو intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yagira inama cyane kubikoresha igitondo n'ikigoroba. Tubikura muri hadith ya Abu Hurairah, fa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, biturse ko Abu Hurairah ratubwira ati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana amahoro n'imigisha bimusakareho aratubwira ati man qala hina yusbihu, intumwa y'Imana yaravuze ati uzabyuka mu gitondo akavuga ibi bikurikira, wa hina yumsi, ndetse n'umugoroba ugeze akabivuga, subhanallahi wa bihamdi, ubutagatifu n'ubwa Allah kandi ni nawe wo gushimwa, 100 marra, akabivuga inshuro 100, lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamah, ku munsi w'imperuka nta muntu uzamuza imbere bi afdala mimma jaa bihi, aruta ibyo yakoze. Nukuvuga ku munsi w'imperuka umuntu uzavugira ijambo subhanallahi wa bihamdi amanywa nijoro, akabikora muri azkar sabah na masa, nta muntu uzaza ku munsi w'imperuka murusha ibihembo, illa ahadun qala mithla ma qala, kereka wa wundi nyine bavuze bimwe nayo wavuze subhanallahi wa bihamdi igitondo n'ikigoroba, hanyuma awzada alayhi, hanyuma uyu nguyu none agakora iki, akanongera n'ibindi. Wa in lam taf'al fala taj'al al-fursa tafutuka walau fi as-sabah, nutanabikora mu gitondo na nimugoroba ntihazagera kanya ka mu gitondo kagucika, kubera iyi hadithi ikomeye cyane. Tubonye hadithi ebyiri ziri kuvuga kuri iki kintu, ala suhulatihi wa yusrihi, kubera ukuntu byoroshye binoroheye umuntu kuba yabikora, min ahammi al-asbab al-mahw adh-dhunub, bikaba n'impamvu yuko umuntu ababarirwa ibyaha bingana gutyo, wasayiat n'amabi akora, wa huwa min awsa'i abwab al-kafarat al-muyassara al-'azima, bikaba no mu miryango yagutse. Nukuvuga ibi biragutse mu bikorwa twabonye bishobora gukora iki, bishobora kuvanaho umuntu ibyaha, ngira ngo twarabyize uyu muryango twarawize. Kama fi hadithi Abi Hurairah as-sabiq, nkuko tubisanze hehe muri hadithi ya Abu Hurairah, wa aidan huwa fursa likasb al-1000 hasanat kama fi hadithi Sa'd bin Abi Waqqas. Sinibyo gusa iyi subhanallahi wa bihamdi ni intandaro yo kubona ibyiza bigera mu gihumbi, nkuko tubisanga muri hadithi ya Abi Waqqas, Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu. قال aratubwira ati kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, twari turi kumwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Faqal, aratubwira intumwa y'Imana iratubwira iti ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin 1000 hasanatin, ese byabagora cyangwa se hari n'umwe byananira kubona ibihembo cyangwa se ibyiza bigera mu gihumbi ku munsi? Fasa'alahu sa'il, hanyuma umwe aza kumubaza ati min julasaihi, mu gicaro bari bicayemo, kaifa yaksibu ahaduna 1000 hasanatin, ese ni gute umwe muri twe ashobora gukora iki, kubona ibyo bihembo igihumbi? Qala, intumwa y'Imana iratubwira iti yusabbihu 100 tasbihatin, avuga subhanallahi wa bihamdi inshuro 100, fayuktabu lahu 1000 hasanatin, akandikirwa ibihembo igihumbi, au yuhattu anhu 1000 khati'ati, cyangwa se agahanagurwa ibyaha bigera mu gihumbi. Subhanallah, iri jambo rirakomeye cyane, subhanallahi wa bihamdi gusa inshuro 100, iminota 2
ugahabwa ibihembo bigera mu gihumbi, ukanagurwa n'ibyaha bigera mu gihumbi. in zitta ala 100 tasbiha ma kataba Allahu laka, uramutse unarengeje inshuro 100 nk'uko hadithi bitubwira, fahuwa khayrun ala khayr, fahuwa khayrun ala khayrin, ni byiza mu byiza uba uri kurundanya. wa nurun ala nur, ni nuru muri murundi. wa yuktab laka inda Allahi ta'ala hasanat adida, ukambikirwa ibihembo byinshi cyane. wa'lam anna likulli tasbihatin gharsan nakhlatin fil janna, kandi noneho tutirengagije yuko iyi tasbih imwe uvuga subhanallah, Allah itaguterera igiti mu juru, kama fil hadithi haythu qala, nkuko tubisanga noneho mu yindi hadithi. intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti man qala subhanallahi alazim wa bihamdihi, uzavuga uti ubutagatifu n'ubwa Allah we uhambaye no gushimwa n'ukwe, ghurisat lahu nakhlatun fil janna, azatererwa igiti kitende mu ijuru. akhiran tugasoza tugira tuti ij'al hadhihi alhaditha طريق العمل بأحاديث أخرى تكفر بها الذنوب. tekereza none andi mahadithi yagiye abivugaho, avuga kuri iri jambo subhanallah wa bihamdi. urebe ibyaha ugiye kubabarirwa, urebe n'ibyiza ugiye kunguka. wa turfa'u biha rasidaka al-ukhra, Allah agenda kuzamurira ibyiza byandika mu bitabo byawe. waj'alhu barnamijan yawmiyan laka, unabishyire muri gahunda zawe za buri munsi. uvuga uti muri gahunda zanjye za buri munsi nongeyeho subhanallah wa bihamdi, nzajya mvuga mu gitondo iminota 2 na nimugoroba iminota 2, fi sabahika wa masaika. umwanditsi niko atubwiye. hari hadithi naje kubona nanone mu gitabo cya Tabarani, aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ivuga ati uzahomba cyangwa se uwijoro rizabera rirerire, falam yukbad, ntanasari qiyamul layl. kandi koko bibaho, dusigaye turara mu matelefone saa 8 zikakugereraho udashobora kubyuka ngo usare qiyamul layl, walau witran, kabone nubwo yaba ari raka imwe ya witiri. wa bukhila bilmali walam yunfaq, akanagira n'ubugugu, momo yawe kaba yuzuye, kofi yawe kaba yuzuye, ntugire icyo utanga. wajubunan biladuwi walam yuqatil, akagira n'ubunebwe cyangwa se n'ubugwari bwo kuba yarwanirira idini rya Allah subhanahu wa ta'ala. na jihad tugifite hano, ariko biranababaza kubona wicaye bari gusebya ijambo ry'Uwiteka ukaba utanahaguruka. intumwa y'Imana yaravuze ati ibyo bintu nibikubaho, kandi koko bitubaho, uzakora iki? esh yusawi, tuzakora iki? falyukthir bilqawl, azavugira ijambo subhanallahi wa bihamdi inshuro nyinshi cyane zishoboka. fa innaha ahabbu ila Allah, kubera ko iri jambo rikunzwe imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, min jabalin dhahabin, ni ukuvuga kuruta umusozi wa zahabu, yunfiquhu fi sabilillah. subhanallah, gufata umusozi wuzuye zahabu ukawutanga kubera Allah ni bitoya cyane kuruta uko wavuga subhanallah wa bihamdi inshuro nyinshi. kuba udashobora gutanga umutungo, telefone yawe yuzuyemo amafaranga cyangwa ikofi, ukabona biri kukugora, ikthir cyangwa se huzaho subhanallah wa bihamdi. kuba urara amajoro uscrollinga kuri Instagram, kuri WhatsApp, kuri YouTube, ureba mamacho ya saa 8 z'ijoro bikakunanira gusari, ikthir subhanallah wa bihamdi. iryo ni ibanga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam itubwiye muri hadithi sahihi, iboneka mu gitabo cya Tabarani, kandi na isnaduhu sahih, na sanadi yacyo n'uruhererekanye rw'iyo hadithi ni ukuri, cyangwa se ni hadithi iri sahihi tama.
reba intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam uburyo yidusigira amabanga akomeye cyane no kuri babandi byananiye. Murebe noneho aka gaciro k'iri jambo subhanallahi wa bihamdi, ijambo rikomeye cyane bavandimwe mu Islam, ridatwara iminota ibiri nk'uko umwanditsi hafizahullah yabivuze, ariko ryananiye abantu benshi illa ma rahima rabbi, usibye abantu Allah yagiriye impuhwe akabaha tawfiq. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha tawfiq, iyo minota ibiri nikawure mu minsi mu buzima bwacu, nubwo ari no mu minsi, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icara umaze gusarira utangire subhanallahi wa bihamdi, unabitekereza ubutagatifu n'ubwa Allah. We unyicaje hano abandi bari kunywa inzoga, we unyicaje hano ku musigiti abantu bari kwiba amanywa nijoro, nkaba mbonye amahirwe yo gusarira hano. Hari abari kwa muganga badashobora gusari, subhanallahi wa bihamdi. No gushimira nuko ubutagatifu n'ubwa Allah, we waduhaye uislamu ntacyo tumuhaye. Wa bihamdi, ugushimwa nuko ubitekerezeho, utekereze ubuzima bwawe uvuga iryo jambo, uzabona agaciro gakomeye imbere witaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfiq. Uyu mwanya n'ubibazo rero ntago nashakaga kubatindira, nk'uko umwanditsi hafizahullah atigeze atinda kuri ibi bintu. Byonyine hadithi zonyine ziraduhagije kuzifata tukamenya agaciro gusa, hanyuma noneho gahunda yacu ya buri munsi tukandikamo subhanallahi wa bihamdi inshuro 200, 100 mu gitondo n'100 nimugoroba.